yahagaze mu muhanda nta nubwo ari we ndari no ku cyapa ahubwo mbona yatsiriye imodoka aratugonga njye n'umumotari. Vava mu mwaka umwe yakuyemo inda 3 kandi buri gihe ashaka gukuramo inda arandiranje cyane akamira stress agashaka impamvu zituma ava mu rugo akagenda akazagaruka inda yaravuyemo. Mu maso y'imbaga y'ababakurikira ku mbuga nkoranyambaga, Florie uwo rizagwira uzwi nka Yampano ndetse n'umukunzi we Vava Diane n'abastari barikoroje mu minsi yashize nyuma y'amashusho y'urukozasoni yagiye hanze. Ubu inkuru zihari nuko bakomeje gushyamirana kugeza naho Yampano atabwa muri yombi. Tariki ya 24 Werurwe 2026 amateka y'urukundo rwa Yampano na Vava yarahindutse, ava mu bushyamirane busanzwe atuma Vava yisanga mu bitaro. Vava arashinja Yampano kumuruma izuru, kumukubita ndetse no kumugonga akoresheje imodoka. Ariko ku rundi ruhande Yampano ashinja Vava gukuramo inda 3, kumwe ibikoresho byo mu nzu no kumuhindura nk'akayunguruzo ku buryo nta banga rye ritagiye ku gasozi. Iyi ni inkuru y'urukundo rwahindutse intambara n'ihohotera kugeza umwe yisanga mu bitaro undi akisanga mu maboko ataraye. Mu magambo ye Vava asobanura uko byagenze kugira ngo Yampano amugongeshe imodoka. Ntabwo nabihakana kubera ko uriya munsi urumva hari abantu yego anzora twabyabereye ku muhanda. Byari byagenze impanuka nagize impanuka n'iyi modoka na moto. Yego njyewe nari mvuye mu modoka nuriye moto yego yanegeye imbere imodoka irangonga. Iyo wabuze nari nisohotsemo ngiye kuri bike noneho iyi modoka nini iradukurikira iratugonga. Yego iyo modoka yitwawe nande? yari itwaye na Yampano. Na Yampano umugabo wawe? Umugabo wanjye Godfrey. I'm sorry. Yari umufiyanse wanjye yabikoze ku bushake. Yahagaze mu muhanda nta nubwo ari we ndari no ku cyapa. Yahagaze mu muhanda hagati asohoye mu modoka nanjye ndasohoka kuko nta kintu ari gukora ako kanya mpita mfata moto nuriye moto noneho maze kwambara kasike twegera imbere gatoya ndebye inyuma yanjye mbona yadukurikiye ngira ngo wenda agiye kudukurikira buhoro wenda ahagarare nk'ahantu ababwire nsubire kuri moto nsubire mu modoka, ahubwo mbona yatsiriye imodoka aratugonga njye n'umumotari. Narakomeretse mu biganza, ku maguru, ku matako, ariko nyine ako kanya nahise njyanwa kwa muganga ngira ngo niyo mpamvu ahari wabibonye gutyo. Oya mu by'ukuri gato hari ibintu nk'abantu baba bamaze kumenyana. Ntabwo icyo gihe nta nubwo nari mfite n'imbaraga zo kuba nahita nihutira kujya mu bindi bintu. Nari mfite kubanza nkamera neza niyitaho. Nyuma y'uwabikoze asabye imbabazi rero kubera ko hari ibindi nagombaga kwitaho cyane ndi gukurikirana, biba ngombwa ko nabiha umwanya ko icyo gihe. Kadutegereze gusa nanjye amakuru yakugezeho nanjye n'ubwo nguko nyafite, reka ibindi dutegereze ibyo bari butangaze. Namaze icyo gihe cyose nakimaze nyine ndi kwitaho ndi kwivura, nafashe imiti neza uko bayimaye no kwa muganga nyuma yaho bacekera ko nta kibazo mfite. Rero nubwo ibikomere ni babyita inkovu hari arashira nyine, ariko byose bizagenda neza ndizera. Ni Imana yakinze akaboko kubera ko uburyo yabikozemo ntabwo ari ibintu yavuze ngo ndakoresha uru ruhande. Imana yonyine yakinze ukuboko kuko ntabwo ari ikintu yavuze ngo ndagiye gukoresha aka kantu gutya hari uburyo ushobora nta buryo na bumwe buhari bwo kuba ikiriho nuko Imana yakinze akaboko pe. Mbaho sinapfa sinagira igikomere bikomeye cyane kuko n'umutwe wari kumvaho bitewe n'uburyo iyo inyuma haba hari indi modoka
Imana yakinze akaboko kubera ko inyuma haza kuba hari indi modoka n'ahantu n'umuhanda twari turimo ntabwo hari meze neza, yari mu ikorosi, yari inyuma haza ikindi kinyabiziga. Ntekereza ko hari kuvamo ibindi bikomeye, Imana yakinze akaboko. Reka ngusabe kano kanya niba utarakora subscribe uyikore, nkomeze nkugezeho amakuru ya ya mpano ndetse na Vava. Ya mpano nkaho ibi yakoze bidahagije, amaze kumva ko Vava mujyanye mu nzego z'ubuyobozi, yahisemo kumutera ubwoba amubwira ko aziyahura. Aramubwira ati icyo nakubwira cyo ari ukugira ngo njye kwitaba RIB nakwiyahura ugasigara wishimye. Ni ukuri kw'Imana Diane, ari ukugira ngo nzajye kwitaba RIB nakwiyahura mbigusubiriremo. Ni ukuri umaze kugera ahantu nakureka nkagusigana n'ibibazo byawe ku isi ukishima, kandi ndarahiye. Iyi ni message umuhanzi Ya Mpano yandikiye Vava. Tariki ya 16 ukwezi kwa gatanu uyu mwaka, Ya Mpano yatawe muri yombi, ariko yasize avuze amagambo ateye agahinda. Yavuze ko Vava amaze kumukuriramo inda 3 ndetse ngo nubatwite inda y'amezi 5. Twagize gutya duhura n'ikibazo bijya hanze yacu, cyo turi mu gikorwa cy'abantu bakuru, ariko mu by'ukuri iyo video yabaye intandaro y'ibintu byose. Umugore ntabwo yongeye kunyumva, umugore ntabwo yongeye kunyubara, mbese video yayigize icyitwazo n'ikigango cyo kumbwira ko nitwara kose maze kwiyereka n'ukora icyo cyose nzagufungisha. Ubwo nanjye ikintu nakoze, nahise mfata inzu ndayifunga, ndagenda njya ku irebero. Ngiye ku irebero, ngeze ku irebero, umuturanyi barampamagaye ati ariko se uri kwimuka? Ati njyewe se ndi kwimuka? Ati uri kwimuka? Ndababwira ati njye ntabwo ndi kwimuka, urabona hano hari ibintu, hano harimo imitako, ibiki, ibitanda, ibintu byose yaratwaye. Ndangije numva nza nkamusanga ahantu ibyo bintu yatwaye, ibyo bintu biri kuba ku kanya turaza kurwana, kandi turwana amategeko arabizamo, sange ningere kubiryoza. Ikintu nakoze, nahise ngenda iri joro nibwo ikintu cyangaruye, nibwo nahamagawe na RIB narindi yegiriya Bukavu. Ubwo umuyobozi kuri RIB anyandikiye ati turi gushaka umugore wawe yakureze. Ndavuga ati ariko uyu muntu aranshaka yiki? Ibi bintu tubayeho, hari n'ibindi ntavuga ko sindi hano kumurega cyangwa kumushinja, ariko n'umuntu wambaniye bitari byiza pe, mu buryo ntabwo yambereye umugore mwiza. Njyewe Vava kigera mu buzima bwanjye bwese bumera nk'akayunguruzo katobaguritse. Buri kintu cyanjye cyose cyahise kijya ku gasozi. Ubwambure bwanjye, amabanga, uburyo nkoramo ibintu, nkagenda nkasanga inshuti zanjye zifite amakuru ntazi, kumbi ariko zinshinga. So icyo kintu cyo kujya kundega rero, yakubise agatoki ku kandi ati Ya Mpano ubuzima bwe ngomba kuburangiza. Sibyo nibyo, mu mwaka umwe Vava mu mwaka umwe yakuyemo inda 3. Namwe mwumva icyo kintu, ibyo bintu mbirengaho, ndakomeza ndamukunda. Nkamvuga ati uyu muntu wenda ashobora kuba ari kwanga kubyara muri zino situasiyo z'ibibazo by'amavuko, kamureke simushyire kuri pressure, mureke. Ubwo ngubwo ikintu naketse, yari afite inda iri mu mezi 5, kandi buri gihe ashaka gukuramo inda arandiranje cyane, akanira stress, agashaka impamvu zituma avamo, ko akagenda akazagaruka inda yaravuyemo. Ni ukuri mu banjye bakunze b'imiziki banjye cyangwa abanyarwanda muri rusange, ibi bintu ndi kubabwira ntabwo ndi kubabeshya, niko kuri. Amakuru mashya ni uko urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwaje kwemeza ko rwataye muri yombi uwo Rizagwira Florie uzwi nka Ya Mpano. Akurikiranweho ibyaha birimo gukubita, gukomeretsa ku bushake, gukoresha ibikangisho, kunywa ibiyobyabwenge n'ibindi. RIB yemeza ko yafunze Ya Mpano tariki ya 16 Gicurasi, nyuma y'uko
Ibi byaha yari yarabikoze mu bihe bitandukanye, ngo nyuma y'aho amenyeye ko yarezwe muri RIB yaje gutoroka akomeza gushakishwa, ahaboneye ko nta maherezo aza kuva aho yari yihishe yitaba ubugenzacyaha, ari naho ngubu ari, kugira ngo iperereza rikomeze ndetse na dosiye ye iri gutunganywa ibe yashyikirizwa ubushinjacyaha.